byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ariko umugihe inama nyine nk'abashuti be yego we afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza undi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yigo Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica urumva undi aramubwira ngo nkwice ngo nyica undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu undi yinjiye mu modoka ari Ladies and gentlemen, twongere tuge kazo udahemwa kubana natwe utahemwa kwereka ko uba udukurikirana kuri Step Up TV show. Ubusabe bw'abantu benshi bari kudusanga tuzabatangiririze icyo bita Step Up News nyine tuye tubaha amakuru tubahe full package nubwo hano mubizi ari Home of Talent ngwibutsa ko uri kumwe na DJ and Sharp of Sode. Igitekerezo cyanyu twagitekereje dusanga ni ingenzi turavuga ngo reka tubazanire icyo bita Step Up News hano tuzatuguha amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga n'andi makuru yose mwebwe ibyo mushaka tuzajya tubibakorera kuko turaha kubera mwebwe icyo tukwibutsa kandi subscribe kora sharinga ku nshuti zawe ni byiza kandi ni by'agaciro kubana natwe kuri wowe ubyita bito ariko kuri twe bihindura ubuzima. Shout out kuri wowe, respect. Reka twinjire muri news z'uyu munsi. Hari amakuru menshi ariko reka tuvuge ku iyi nkuru iri gukomeza ivugwa ahantu hose. Bamwita Mugisha no bita Ngabo babaga muri Amerika bo n'aba diaspora ariko ubwo bari baje mu Rwanda habaye agasha ubwo habayeho kugongana. Mugisha yagonze Ngabo aza guhita apfa. Amakuru ari atugeraho ubu ngubu avuga ko Ngabo yarangije kwitaba Imana. Ngiye kukumvisha amajwi y'umuntu wari uhari ubwo baganiraga na Godfather Live. Numara kumva ayo majwi ndashye kuraba uri gusobanukirwa ndibuze kuza ahite mubwira mbese biri kwerekeza yego byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ariko umugihe inama nyine nk'abashuti be yego we afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza undi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yigo undi nawe ati ngo network Jesus umva warucitse shushu. Oh my God. urumva ahita amubwira nabivuye nabidetse ahita amubwira umva bari kugwamagarira moto ni ubwundi kunyumva ndi kukumva aho ndakumvishe uyu Mugisha ahita amubwira undi nawe arambwira ati ego Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica yego urumva undi aramubwira ngo nkwice ngo nyica undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu undi yinjiye mu modoka araakselera ahushura umwe kwa kundi bari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe ahita amukuraho aho ngaho mwari mwasohotse mu kabari yego turi muri parking dutashye bacyocoranye baratongana none se niba batonganye ari muri groupe kubera iki Ngabo ariwe byabaye ikibazo urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na Nuriya Mugisha n'uyu Mugisha yarafite bifu Ngabo za kera bisaga muri groupe kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana aramumanura aramubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara baheraho bafitanye bifu bamaze kugirana bifu nibwo rero urumva bahuriye mu kabari. So nukuvuga ngo tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uramusore wishwe n'ikamyo muri Amerika. Niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusanga muri Michigan kuko Mugisha ntagara aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe ngo kubera gutukana ngo amahane yego
Yego. ararakara yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara aramubwira ati kuki mwamaniye muri groupe Yego. mwamvanyemo Mhm. baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano ino Yego. groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo Yego. nimba banakubwiye ngo ni iki ngo uyu mukobwa nyine yari afite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe Uwo nimba mukobwa yabaga he? baguserera umukobwa aba hano mu Rwanda Yego. imba baguserereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukuzi wawe kandi ari sheri wawe So, uyu Mugisha niwe warabeshye muri groupe. Mugisha yarabeshye ngo umukobwa ni umukazi niwe kandi ni sheri wiwe Yego. ntabwo bijya byagacamo nyine yarakiri kumutereta bisanzwe Mhm. barabimenya ko atari umukuze wiwe babimubwiye nyine atangiye kurakara atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati no muhungu reka tube tumumanuye baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe Iyo groupe namwe mwayibagamo? tuyibamo Hanyuma uwamumanuye ninde? n'uyu wapfuye Niwe kuko wabaye ni wa admin wacu Yego. arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko urumva babamanuyemo ari benshi babamanuye ari nka 6 amenya amakuru amenya ko ayo makuru ari Ngabo wamumanuye Yego. aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri ino groupe akaza akigira admin akaba amanuye atangira kugira bifu imeze gutyo undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera aramuzamura amusubiza muri groupe amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kuntera umutwe ndongera ngera gute umanure baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo ntago ari byo utazajya ujoyininga tuzajya tumukura muri call bivaho arongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'igifura n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa bari bamaze gushwana muri groupe ati reka twongere tugere gute tumumanure bifi bihereye aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva ababa hariya hanze bose bahurira muri Michigan kukiriye kuri uwo mujama muri Missouri bahuriye nyine urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo bahurira baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana ari undi ubibwira undi uwo Mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye aramubwira ngo Ngabo ahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinca nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe ariko ntitugire gute ntitube turi kumwe akazaga nyine twahahuriraga ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge twaza akatujoininga kuri table we agategera gute akajya kwikina biri yaza akaba aribwo tugabana agataha twese tugataha nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe n'abandi batangiye baterana amagambo batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi wikomeza kubuzana hano ngaho reka bigende neza baramanuka bagira igihe gute bagiterana amagambo bavuye mu kabari aho ngaho bavuye mu amasaha nyine yo gutaha yarageze baramanuka bajya hasi bagiye hasi bajya nyine bajya kuri parikingi batangira guterana amagambo umwe nyine mukuru umwe muri bo aravuga ati wikomeza guterana n'iki amagambo nuriya mwihorere mugiye gute mutandukanye majyambwe ngo we nzakwica nyine ubwo ari kubwira Ngabo ubwo urumva bamaze kumutandukanya bajyahereye kare barwana hari umwe nyine twa Dolphine wo mukuru nyine wo ni igisore yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya jya mu modoka utahe yamara byanga aravuga ati nta kibazo bagira ngo aragize gute aratashye urumva yinjiye mu modoka amaze gushwana nabo bose bamaze gushwana bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe yinjira mu modoka bagira ngo aratashye
bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bari bamaze bamufata ku rutugu bari kwigendera bagiye kujya mu modoka uyu nyine bagonze umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo aba ari wagonga amugonze umuhungu yikubita hasi akana n'urumva gahise gasa hari video nafashe sinzi nabandi ako twayisakaje na video abantu benshi bashaka kuba bayibonye umwe aryamye hasi nuruza oya nayo mfite agire ufite ni telefone aho yego irahari okay agire umuntu wandika nimero yawe agire umuntu yandika nimero yanjye muri hano muri big screen please agire umuntu wandika nimero hano mwandike nimero okay uwo nafata telefone ni musobanurire ariko ndafata telefone itanyohereza iyo video ko video mfite nabonye itandukanye niyo ngira kuvuga komeza video dufite ni imwe ambulance maze kuhagera atangiye gusamba abashuti bacu batangiye guteza akavuyo kuko ya ambulance yahageze yimpe ntabwo urayingira aho ari gusamba komeza nibandike nimero umuntu ufite nimero yanjye nayandikemo hano hanyuma uwo mugenzi wahita ayifata okay ndakeka urangije kureba video wayirebye ari amajwi na ya nyayo ni Godfather bwo yari live ari kuganira n'umusista wa ruhari nta bindi byinshi narengaho naza gusanga navuze n'ibidakwiye amakuru nayo ngaya hari wewe komeza stay tuned nandi makuru aragenda kugeraho hano ni kuri step up my fan reka tumanze tukubwire ngo respect kuri wowe warakanze subscribe nawe utarayikanda yikande ngaho hasi thank you